nashaka namubwira ati tubanze dusenge mbese nta kibazo rwose ushaka ubanza umuntu arebe n'utundi tuntu mukora nagize umubwira uti akantu numvaga twaganiraho nyamara ejo twakoze ibintu gusa twageze hahandi inshuti za Yesu aha hantu muhiteho kandi aho hatuma basenya cyane rwose aha hantu hasenya ingo kuvuga ngo uri umugore ngo w'umurokore ngo ngende umurokore mbese ibintu bigacika ngo uri umurokore ntukore inshingano zawe neza umva rega bitubwira ngo tunaganduke ahangaha mu cyumba ahangaha mu cyumba mu nyumve neza ntagire umuntu unyumva nabi hano mu cyumba bindaya ku mugabo wawe ndabasuhuje abantu bo kwibendera ry'Abera TV. Yesu nashimwe cyane inshuti zanjye zinkurikirana umunsi ku munsi, mwari mumeze neza natwe twari tumeze neza, turashima Imana iri mu ijuru ry'Abera. Mujya mumbwira ngo mukunda akantu njya mbabwira ngo mujye mbasabira umugisha, mbasabira umugisha n'ubundi, ariko nzajya musabira umuntu ukanda subscribe na comment kugira ngo Imana ijye imusanga imuhe umugisha kubw'ikintu aba yakoze. Umugisha urakorerwa, namwe rero mujye muwukorera mukanda subscribe na comment kugira ngo umugisha muwukorere. Yego uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa w'umujyanama. Murabizi channel yacu ni gospel, ariko no kugirwa inama ku mubyeyi cyangwa ku mugabo biba bikwiriye. Nkatwe b'abarokore tuba dukeneye abajyanama batugira inama mu ngo zacu. Niyo mpamvu nabazaniye umujyanama w'umumama wubatse urugo rwe rumeze neza, kugira ngo atwubakire natwe ingo zacu twebwe wenda zaba zitameze neza nk'uko bikwiriye. Yago mubyeyi umeze neza? Yego meze neza. Ndabona usa neza. Urakoze cyane. Ni ukubera iki abarokore musa neza? Urumva n'ubuntu bw'Imana buba bwinshi kuri twebwe nyine bikarushaho kugenda neza. Baravuze ngo ni amavuta y'Imana babariho. Ese koko nibyo cyangwa aba ari ukubeshya? Ntabwo Imana isiga umuntu amavuta. Hoya Imana igusiga amavuta kandi amavuta atari igikotori, atari ubuto bateka, ahubwo amavuta yayo nyine aturuka kuri yo ubwawe nyine akagukesha ukamera neza, ugakura umunkanyari ku maso, ugahamukeye. hahandi ho burya uzarebe uzitegereze nk'abantu baba mu nzu y'Imana batabivangavanga b'abakecuru bameze neza, ntabwo bajya basaza ngo ubone ko bashaje. Hari umukecuru ahubwo ahama nyine ubona yabaye muto agenda yisubira bitewe n'ubuntu bw'Imana. Nigeze kubona umuntu w'umukecuru ushaje uri mu bintu by'Imana asa neza pe. Ndamubaza ngo kubera icyo usa gutya? Ni ubwiza bw'Imana. Ariko wagera hanze aha abantu mutwumve, wagera hanze wabona umugore mutoya w'imyaka 25 yarashatse inzoga akarabaye nk'umuntu w'umukecuru. Aba ari ukubera iki? Ikindi yigaragura mu byaha, ari byo araramo, akaba ari byo yirirwamo, nawe nyine urabyumva. Inzoga, uburaya, ari byo byamubase. None se yamera neza gute? Ntabwo byapfa gushoboka. Ariko ibyo byose ubyirengagije, mbese ukabyirengagije ukabishyira ku ruhande, ukajya mu Mana neza, ugahagararamo neza utabivangavanga. Imana iramanuka igakora, ikabana nawe bikagenda neza uburyo ubwo ari bwo bwose. Hahandi ho wenda nk'urugero twatanga nko ku bantu bajya bagira stress, abantu bagira umubabaro mwinshi, iyo uba imbere y'Imana cyane, Imana iraguhumuriza kandi ikaguhumuriza cya kibazo kitavuyeho gihari, ariko ikaguhumuriza ukumva ubwiza bw'Imana, ukabona piyave, uri muri piyave ariko ukumva ntushaka kubyegereza umutima. Bitewe n'iki? Bitewe n'Imana iri muri wowe, uba wizera uvuga ngo uyu munsi ntibiri bwemere ariko ejo bizemera kubera Imana mbana nayo. Kandi gutyo byizeye
bikaba ariko bikugendekera. Imana ishimwe cyane. Ngaho dutangira dusenga kugira ngo wibwire bene data bakubonye bwa mbere ku ibendera rya Bera TV. Yego, uri data wa twese, muri aka kanya turagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uwiteka Mwami Imana nyir'ibihe, batubashishije kuza no ku ibendera rya Bera TV. Ni ukuri nuhabwe umugisha, reka duhabwe umugisha nawe. Uwiteka Mwami Imana nyir'ibihe, dusengeye abakunzi bo ku ibendera rya Bera TV, reka ubahe umugisha wawe, reka ubagirire neza, reka ubagure mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ubagirire neza, ubahe umugisha kuko babasha kudukurikirana. Ngaho tugirire neza rero, reka tubane nawe, Mwuka Wera agende akora ibikomeye cyane, aherekeza iki kiganiro. Bana natwe rero, ugome mu ruhande rwacu, dukoresha iby'ubutwari. Ngaho tugirire neza rero, dusozanya nawe, turagushima kandi turashima izina ryawe none n'iteka ryose. amen, amen. Ubwira abakunzi bacu batakuzi. Yego, njyewe rero nitwa Akimanizanye Chantal, ndi umugore, ndubatse, mfite umugabo, agira n'umwana. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Urakoze, uri umukozi w'Imana, ukunda Imana n'abantu bayo. None kugiye kubwira abakirisitu bagenzi bawe bagomba kubaka ingo, nta kibazo biba biguteye nkawe iyo ubivuga, kuko si rimwe se kabiri nkubona ku macana atandukanye. Ese hari abaguhamagara ngo bakubwire ngo inama uduha biri kugenda neza? Benshi cyane, benshi. Yego, benshi. Igihe nabonye ko urumva nk'iyo ugitangira ibi bintu, kuko buriya ingo zubatse ni ikintu gikomeye. yego, Ntabwo ari ibintu byo gupfa guhubukira. Buriya habamo n'imbaraga zo kuba nasenga kugira ngo bino bintu bikomeze bikunde neza, kugira ngo n'abo mbibwira bibagirire umumaro, bitisangemo wenda nko ku kintu runaka abona yuko nyine icyo kintu akisanzemo, yikosore cyangwa se agire ibyo yongera mu byo akora. Rero nta kibazo. Imana ishimwe. Nta kindi nagutumiriye rero ni ukugira ngo ubwire abakirisitu bagenzi bawe ukuntu ingo zigomba kubakwa. Ubwire umugabo, ubwire umugore, bya bindi by'agasuzuguro. Umugore ashobora gusuzugura umugabo, urugo ntirugende neza. Dore ko mpamvu aba bavuga ko abarokora aribo bakora amadivorose cyane kuruta abatari abarokore. Wababwira iki? Ni ukuvuga ngo wenda turabigendanamo neza. Yego, urajya ufasha, ndagufasha rwose, kugira ngo buri muntu uwo ari we wese yiyumve, tubashe kumubwira kandi tumubwire ibyamufasha. Yego, tubanze nk'umubyeyi wenda, kuko bavuga ko ababyeyi aribo bagira uruhare runini mu rugo. Ese umugore yakubaka ate abona wamugiriye inama nko mu rugo kwitwara mu rugo kugira ngo urugo rwe rugende neza? Yego, ahangaha turavuga ku barokore, ariko nituvuga ku barokore n'abatari abarokore baze kwisanga, ntacyo bose bisangemo, ni byiza. Inama ntabwo aba ari iz'abarokore, mutwumve namwe murimo, nabo barimo. Nubwo wenda aribo twazana cyane mu majwi, ariko kandi niyo waba utari umurokore, ibi bintu byamufasha kubaka urugo. Ngo rero umudamu w'umurokore, cyangwa se mvuge wenda urugo rw'abarokore, bose ari abarokore, umugabo n'umugabo, ari umurokore n'umugore ari umurokore. Ahangaha hari uburyo ushobora kuvuga ngo ndi umurokore, wenda tubisobanure neza. ukavuga ngo ndi umurokore, hari ibyo ntashobora gukora iwanjye mu rugo, hari uburyo ntashobora kwambara, hari ibyo ntashobora kuvuga kuko ndi umurokore, ndakijijwe. Nibyo birumvikana, birumvikana ko natwe turakijijwe. Ariko ahangaha niba uri umurokore, nibyo ntabwo bivuze ngo mu rugo
ujye kwifata wumve ko ikirokore ari cyo kintu kiri bukujyemo nyine ibintu byose bibe uburokore, guteka bibe uburokore, kwambara bibe uburokore, nibigera no mu cyumba cy'ibanga bibe uburokore. Sinakora ikindi kiko ndi umurokore. Nk'urugero rwa mbere, ahangaha ufite umugabo murabana kandi mukwiriye kugira gute kubwirana amagambo meza, kuko buriya amagambo meza hari ikintu afasha, nayo yubaka. ariko iyo umuntu ari umurokore, ntabwo njye naje hano guca imanza, ndi kuvuga ibyo nzi kandi mbona nzi neza. Iyo umuntu ari umurokore ushaka kuvuga ngo ntabwo ndi bubwire umugabo wanjye amagambo meza, ngo cyangwa se wenda ndi umugabo ndi umurokore sindi bubwire umugore wanjye amagambo meza. Mugomba kwiga niba mutanayafite muyashakishe kuko arafasha. Ikindi cya kabiri, niba uyu mudamu ari umurokore, ngo ntabwo ushaka kwambara ngo wakenda ngo kagufi ngo biri bube ikibazo. Nta kibazo kiri bubemo, ikibi ni ukwambara uyu mwenda warangiza ukajya mu muhanda. Ariko hano mu rugo, aha mu rugo ukwiriye kwambara neza, atari kuvuga ngo urahama mu majipo maremare, urahama mu ki. Aba bagabo nubwo ari abarokore cyangwa se wenda baba atari n'abarokore, uyu mugabo ashaka kureba ubwiza bw'umugore yashatse. Kuvuga ngo rero urafashe umwenda ukwambitse neza, worohereye, umeze neza ndetse mugufi, ukawambara iwawe mu rugo, nta kintu bitwaye. N'abantu bari bafite ikode zo kuvuga ngo ntabwo ngo yakwambara ngo umwenda ngo mugufi, nta kibazo imbere y'umugabo wawe, nta kibazo n'iki na kimwe. None se ko ushobora kutabikora, uyu mugabo yarangiza akagenda yabona umuntu wambaye gutyo akamurangarira, akamurarikira. Icyaba cyiza rero ni uko wowe ubwawe wabikora, urambara tukikwiza. Ngire ngo wenda harimo abambonye bwa mbere hano ku Ibendera ry'Abera TV, ariko wenda harimo wenda n'abasanzwe banze. Njye ntabwo njya nambara imyenda migufi pe ngiye, ariko iwanjye mu rugo kuwambara biremewe. Uzi yuko niyo yaba ari muri iyi myenda imeze nka banuze tudukora, tuba dufite udupira twatwo, ushobora kwambara agakanzu kakurekuye kameze neza. Umugabo akeneye kureba ubwiza bw'umugore yashatse, ariko abenshi ntabwo bajya babitekerezaho. Kandi uyu mugabo yagenda yabona uwambaye kwa kundi mvuze agashiduka, ugasanga yamurangariye, akanabitekerezaho kuko iwe ntabwo ajya abibona. Rero tubikosore. Reka nkufashe ko ikintu nabonye ku barokore, ako kantu baragafite, ariko sindabona umwisilamu asohoka atikwije. Ariko iyo ageze iwe mu rugo akuramo imbere y'umugabo we, nta kibazo. Yari mu nzu mu rugo, amureba mu mutwe, kandi uwo hanze ntiyagera gute cyane, ntabwo yamubona. Rero nanjye nicyo ndimo ndababwira, hatagira uwumva turimo turavuga ibingibi akagira ngo twatandukiriye. Ibingibi hariho n'ubyumva ko wenda nko kubigana nagiye nkora, hariho ubyumva yakumva ko ibi bintu nyine yabyumva nyine akumva ntabwo nagakwiriye kubivuga, akumva nyine nakoze ikosa, navuze ibintu bitavuze. Nakosa ririmo kugira inama abantu, kubabwira nzajya mbabwira nikomereze, kuko dukeneye ngo umugore n'umugabo babane neza kandi mu mahoro wishimye. Wakwambara gutya kandi mwuka wera akaguma kaza, ukagomeza ukabana n'Imana neza, kandi no mu rugo ibintu byagenze neza. Kuko wenda ngira ngo wowe Solange urabizi, ikintu twibandaho cyane nk'icyumba cy'ibanga. Icyumba cy'ibanga kw'aba bantu b'abarokore, urumva yindaya ku mugabo wawe. Wenda nubwo mbivuze mu buryo bubi, ariko ndagira ngo mwumve icyo nshatse kuvuga. Kora buri kantu kose kuri uyu mugabo, ukore buri tuntu twose, ukore udushya kugira ngo ataguca inyuma, kubera yuko arashobora kuzagenda akabona ba Mukamana babishoboye, ugasanga urugo rwawe rurasenyutse. Kandi wowe ubwawe ku giti cyawe ubishoboye, wabikora ukabibasha,
rero ibyo kuvuga ngo umuntu aragira kode yo kuvuga ngo ndi umurokore kwego ngo ntabwo ngo nasoma ngo umugabo wanjye ngo sinage gutese hariho ababa babana gutyo none se hari icyaha kirimo ra cyihese ku mugabo wawe kimwe no kumwinenekaho wamwinenekaho ariko hariho abahama bibombatije gutya ndi umurokore gera mu rugo rwawe wirekure umere neza urumva ibintu bigende neza hariya mu cyumba kibanga ibintu bigenze neza n'imbere y'Imana uhabwa umugisha uzarebe hari abagore benshi batajya baganduka ahangaha mu ntuzi mu cyumba kibanga ugasanga ugiye mu materaniro mwasenze mwageze ibihe byiza ugasanga Imana igusebereje mu bantu ugasanga igushinje kutagandukira umugabo hahandi mu cyumba kibanga kuko bitagenze neza ugasanga Imana igusebereje mu bantu kuki si bigusebeje nuko iba yakubonyeho umugayo dushakisha uburyo ki rero Imana itatubonaho umugayo kuri ziriya gahunda zo mu cyumba kibanga mwirekure wumve yuko ugomba kwisanzura kandi ikindi nimba ibintu bitagenze neza wenda tuzakomeza tubigarukaho umugore abibwira umugabo bazatwandikire muri komenti nibumva ibi bintu twabikomeza kubivuga bazatubwire ndagira ngo mbabwire ngo wowe ubwawe ugomba kwirekura hano mu cyumba kibanga ibintu bikagenda neza kandi hatagira ibigenda neza ntubirakariremo ngo wereke uyu mugabo yuko adashoboye ejo uzamwicaze numara kumwicaza umuganirize mubwira uti se ahantu ko bitagenda neza twabigenza gute niba hari ikintu ufite mw'inama wamubwira mukabikora bikagenda neza umwicaze umuganirize umubwire uti twabigenza uko abadamu b'abarokore bakunda kwitinya ikintu cyagenda nabi ugaceceka kandi ikindi cya kabiri niba ahangaha muri mu gikorwa gute umugabo ashobora kugukorera gahunda uri aho ngaho umeze gutya ucecetse umeze nk'aho wapfuye kubera ko udashobora kwisanzura ngo ufashe uyu mugabo abenshi babaho ndabizi urumva niyo mpamvu ngo ziri gusenyuka z'abarokore ugasanga ntiyirekuye ugasanga aribombatije gute se irekure aho bigenze neza umubwite bigenze neza aho bigenze nabi ntabwo ari ngombwa ngo uhite ubivugamo kiri mu gikorwa yabivuga gute tuza birangire nibimara kurangira bitagenze neza unamushimire umubwire turakoze mugabo mwiza kandi wowe nta nubwo wageze ku byishimo bya nyuma umubwire uti rwose urakoze mugabo mwiza ejo umwicaze ubona ari mu gihe cyiza twige kumenya igihe turi buvugire ikintu ushobora kubivuga aje ananiwe waba ari byo umwakiriza akagutera urushyi ariko ahangaha uyu umugore n'umugabo iyo babana uba uzi igihe ushobora kuvugira ikintu n'igihe utagomba kukivugira uhengere muri cya gihe muri mu bihe byiza urangiza umwicaze ubwira uti wanyemerera apana kumwicaza nk'aho wicaza umwana wawe urera umuteguzo mbwira uti wanyemerera ukama iminota 15 cyangwa ukama iminota 10 tukaganira neza utuje uyu mugabo ntazabyanga azabyemera nurangiza mwicare mbwira uti rero gabo mwiza tangira ikiganiro unaseka udakambije ntanze neza ese twakora iki ngiki bikagenda neza niba hari n'inama ufite wamwagirana reka kuyiceceka kuko nuyivuga izabagirira umumaro kandi bazanira ibyishimo mwembi abagore benshi baritinya mutinyuke umenye igihe uvugira ikintu wicaze umugabo muganire mugirane inama umwere hariho n'abagabo batajya bemera kubwirwa akumva nyine ko ari umugabo byarangiye ariko ndagira ngo nkubwire ngo
nta mugabo udashaka ibyishimo, nta mugore udashaka ibyishimo. Mugerageze kugira ngo izi ngo zikomeze kumera neza. Kasubire gatoya ku kintu cy'isuku. Ikintu cy'isuku mucyiteho. Nk'uku nguku ubona nteze igitambaro nawe Solange nubwo uri inyuma ya kamera, ariko nawe uteze agatambaro cyane rwose. Ntabwo ari byiza yuko ngewe nzatega igitambaro guhera kwa mbere nkageza uwundi wa mbere ntega igitambaro, urumva ntashobora gukora isuku ngo nkorere isuku umutwe. Hari abenshi nzi avuga ngo ni umurokore, usibye ko wenda Imana nayo hari uburyo yabigenje kuno bafunze insengero, abenshi babashije kwiyitaho. Ariko kuri ibyumba byari bigihari, insengero zigihari, ntabwo babashaga kwiyitaho. Yambaraga igitambaro kugeza ubwo azanuka mu mutwe, umugabo akamwinuba. Ntabwo rero biba ari byiza. Tega igitambaro mu gihe cyacyo, mu gihe cy'igitambaro, cyangwa nagitegeye akarabye mu mutwe, cyangwa se unagitegewe akarabye mu mutwe. Wibuke yuko nubwo ugiteze umaze icyumweru ugitega, ariko wibuke ko ubana n'umugabo ukeneye kumva oderi nzima. Ugasanga arahora mu magutiya, arahora mu bitambaro. Uyu mugabo azakubona ati? Azakubona ryari? Mwiyiteho. Kuba uri umurokore, kuba ukijijwe, ntabwo bivuze yuko utakwiyitaho. Reka nta n'ahantu binahuriye. Mwiyiteho kandi mwite no ku bagabo banyu. Ikindi, hari ukuntu umugabo akenerwa gukorerwa isuku. Hano mutanyumva nabi, ntabwo uyu mugabo ari umwana, ni umuntu mukuru, ariko bisabwe ngo namwiteho. Isuku ndi buvuga ubwo nyine ngira ngo barayumva, ku bagore n'abagabo. Umukorera isuku, mutambuka ahantu hasa neza, hameze neza. Urumva, mureke kwifata ko mwumve ko nyine ibintu ari ibyo ngibyo. Ikindi, reka nongere ngaruke ku badamu. Ubutaha tuzavuga no ku bagabo cyane. Uyu munsi tuvuze ku bagore kuko ikibazo kiza inshuro nyinshi ku bagore. Reka twongere tuvuge ku badamu. Ngo amaze umwaka mu rugo yubatse, ngo ibintu byarakemutse. Umaze imyaka 3, imyaka 8 wawe mu rugo, ngo ibintu byarakemutse, ngo warafatishije umugabo, ngo waramufatishije. Reka nushaka kuba mumaranye imyaka 40 ntaho wafatishije. Wowe mugore ugomba guha muri mushyashya, uri mushyashya kuri uyu mugabo n'umugeni. Ugaha muri mushyashya, uri mushyashya. Ntabwo guha muri mushyashya, ntabwo ari uguhama wambaye umwenda mushyashya, ntabwo ari uguhama nyine wazanye ibintu bishyashya. Uzana udushya mu buriri, uzana udushya mu mitekere, uzana udushya. Guha muri mushyashya mu bintu byose. Hariho abavuga ngo ngewe ngo narafatishije icyumba, ntugikore isuku, ngo warafatishije, ngo umugabo ngo ntiyagenda, ngo warafatishije, ngo urambara uko ubonye, ngo warafatishije nturi bwiyiteho. Wafatishije iki? Imana irakureka. Ko iyo ubuze ubwenge Imana ikwihorera. Mureke kuvuga ngo mwarafatishije kuko ntacyo mwafatishije. N'ubundi wakwigira nabi, umugabo akagenda. Aba atari Yesu habaye, umugabo yagenda. Rero mureke kwivugishwa ngo mwarafatishije. Hari abantu benshi rega nagiye mbyumva, usibye ko giye iyo mbyumvishije ntabwo nshobora kukureka, ntabwo naguhereza nkumvishije uvuga gutyo ko ngiye ngo nta kibazo. Iwawe mu rugo ibintu byose ni Satani atarasa imyambi. Nta na hamwe. Nyine urabona icyo nshatse kuvuga. Niba rumazemo imyaka 5, niba rumazemo imyaka 10, ngo ubwo we nyine ngo yarafatishije, ngo byararangiye. Ntabwo ariko bimeze. Mube maso ku buryo ubwo ari bwo bwose. Wenda ntabwo ibintu wabikora 100%, ariko uragerageza muri bimwe ugeragejemo, Imana ikagufasha, ikagushyigikira, ikabana nawe. Urakoze cyane rero kubw'ikiganiro cyiza uduhaye cyo kugira inama
ababyeyi b'abarokore n'abatari abarokore ngo ubutaha tuzavuga ku bagabo nabo tubabwire ukuntu bagomba kubaka ingo zabo badatandukiriye cyangwa abagore babo babura amahoro mu ngo zabo. Watambutsa nomero ya telefone kuko hari abagukenera ngo muvugane. Yego, nimero ya telefone yanjye ni 078314 ni 83 reka nyitangize ni 078314 kandi ikintu wenda twakwibutsa abantu umuntu ushobora kugira ikibazo kuri iki kibazo cyo kuba ari nyine muri runo rugo rwubatse ku mugore n'umugabo aho byaba bitagenda neza ntabwo watinya kuduhamagara. Waduhamagara. Yego. Waduhamagara kubera ko jyewe bicaye hano tuba tumeze nk'abaganga. Buriya umuganga agira ibanga. Yego. Kandi tukaguha ubujyanama mu buryo bw'amagambo no mu buryo bugaragara. Yego. Tukakugira inama ese wakora iki, wabigenza gute, kandi ibyo bintu bikagufasha bikakugirira umumaro. Murakoze cyane, Imana ikumugisha. Mubyumve rero mwa babyeyi mwe mubona bitagenda neza, uhamagare umubyeyi azakwitaba n'umutima utuje. Urakoze.